Reka nongere mbaye ikaze inshuti zacu zakadasohoka mukunda gukurikirana ibiganiro byacu aho muri hose tubaye ikaze cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku kibazo buri kantu yabajije Dr Murangira BTL uhagarariye urwego rukuru rwa RIB, niko nabivuga. Yamubajije ikibazo gikomeye cyane, amubaza ikibazo ku buryo ucunze nabi nawe wakwisanga urimo, ariko reka ne kuvuga ngo ucunze nabi nawe urimo 100% ko ndabihamya neza cyane. Byagenze ute rero? Ubu hari Dr Murangira BTL yarari mu gitaramo cya Jenny's Comedy, yahuriyemo na buri kantu, arabanza arabaza ati mbo buri nguni n'uwuhe, buri nguni abarahagurutse. Iyo yazo hagiye kumaza rero nicyo tugiye gutegereza, nuko buri nguni amaze guhaguruka ahita abaza ngo buri kantu we ari hehe. Abantu benshi baketse yuko Dr Murangira BTL yaje kubafata ari kumwe n'inzego z'ubugenzacyaha RIB, ko ari ibintu bitabisanzwe biba ko uyu papa yitabira ibitaramo bya Jenny's Comedy. Byagenze ute rero? Ndari ngo usobanurire 5 kuri 5 ubu ukuntu byagenze. Yamaze kubaza ngo buri nguni ari hehe, buri nguni arahaguruka kubera ko yari muri icyo gitaramo. Amaze kubaza ngo buri nguni ari hehe, ahita avuga ngo buri kantu nahaguruke nawe. Buri kantu arahaguruka na bya confidence bye, atangira guseka. Abantu bari muri Jenny's barumirwa, barakangarana bose, hari n'abasitari bagiye batandukanye. Nuko amaze gukangarana buri kantu baba baravuze ngo ku bibazo ukurikiranwaho cyangwa ku bintu ukurikiranwaho hari ikintu wabivugaho. Nuko buri kantu baravuga ati ibyo bintu ntago mbizi wana, nge nta nikubitira za mahubu wana, naba mfite n'umupuri nkawuturitsa nta bintu byinshi. Dr Murangira BTL yahise atangira kugwa mu kantu nawe. Mbo akimara kugwa mu kantu, buri kantu aba yunzemo ati mfite ikibazo rero, ikibazo kimeze uko. Buri kantu atangira guseka, buri nguni atangira guseka, Jenny's yose iratangira iraseka. Bigenze ute se kandi ko twatuzi ko ibintu bigiye kuvamo amarira n'ibibazo? Bigenze ute? Abantu twese turakangarana. Nuko buri kantu ababajije ikibazo. Mu kubaza ikibazo cye, mbo icyo kibazo mbaye nkigize ibanga, ariko ngiye kukivuga uretse utagenda banza kwakoza subscribe, ukore share, tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mbo Dr Murangira BTL yahise avuga ati buri kantu ndamufana. Abantu bose bakoma amashyi. Akimara kuvuga ko amufana, buri kantu nawe ahita avuga ati nge mfite ikibazo kimeze uko. Umva ukuntu buri kantu yavuze. Hariya ni buri nguni? Buri kantu buri nguni nahaguruka. Mwembe nonese baragendana. murakoze. Ubundi nitwa Karim. Ndarizi wikivunika abuze ry'akazi. Ikibazo nagize ni ukubariza urubyiruko, kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye bishobora kumbaho, hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesikoro katagukunda, so ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. Iyo akwanze hari ukuntu wamurega akagusubiza. Murabyumva rero, buri kantu amaze kubaza icyo kibazo, abantu bose bakangaranye baramublessinga bikomeye cyane. Banavuga ati buri kantu ni wowe. Buri kantu nabarangije ahita avuga ngo reka nawe. Abantu bose bari muri Jenny's batahana ibintu by'ibyishimo, baraseka, barumirwa. Dr Murangira BTL ufite amatsiko y'ukuntu yamubajije kuri iki kibazo yabajije buri kantu yabajije cy'ubwesikoro bw'abakobwa. Ufite amatsiko y'ukuntu Dr Murangira BTL yasubije buri kantu. Kora subscribe, ukore share kugira tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Acyari wa muhungu wanyu, acyari yaca no yawe, acyari yaca no mukunda cyane kandi mukomeje guteza imbere. Nambashimire yuko mwakoze subscribe, abanaruje 500 abanuje aba subscribers 500. Nkaba nshaka ko
kwezi twuzuza abasubscribers 5,000 kandi nawe time ziri kuzamuka. Reka mbaretse ni channel yanyu mungwanyu Issue wa Blaze Boy TV show. Ciao.